nkundira ukurikire witonze unumve byo guhuzaho amatwi. Alo, Alo, ni Rodrigue. Rodrigue. Ego maze iminsi uhamagara ntumbwire aho uvuye kuva. Nyine hari ikintu nashaka kukubwira ariko ntihazagira umuntu ukibwira. Gusa ni igihe bimbwira ndiko. Nyine nari mfashe ku idirishya. Nyine nari mfashe ku idirishya. Numva ndagukunda. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka agahugu kose kaba katatse amabara bengerana cyane cyane ibara ritukura kuko aba ari umunsi udasanzwe ku bakundana. Urabyumva kwera abasore n'inkumi tuba turi imbere nk'inda. Mbese uwo munsi mwacu tubyaza umusaruro duhana keya n'ibindi byinshi bwumviye muri iki kiganiro. Aho nuhise ugira amatsiko yo kumenya inkomoko y'umunsi witwa Saint Valentine. Ndabizi neza ko nawe utabifitiye amatsiko kereka ufite umutima nk'uw'ikibonobona kuko gukunda kuri cyo biri kure nk'ijoro. Murakaza neza mu kiganiro isumenye. Murakaza neza muri joteme I love you nakupenda ariko byumvikana neza ni ndagukunda. Ikaze kuri YouTube channel yitwa Imeshi Videos. Ikaze iwabo ubumenyi mu kiganiro isi yumenye. Jendi Saluchira. Ikaze. Bamwe bavuga ko urukundo ari ibyumvira umuntu agirira umutima we washimye kabone niyo uwo muntu yaba ari mubi ku bandi wo komeza kubona ari mwiza muri byose. Ngo urukundo ni impumyi nanjye mbona ari byo kuko iyo wakunze wa musaye uriho amabinga ubonamo fosete cyangwa udutama tw'ikibunda wa mwate ukabonamo amaribori ariko iyo mwashwanye amabinga arabengerana ukayabona na wa mwate wabikamo ifaranga ukawubona. Mbese inengeze zose ugatangira kuzibona kandi imbere mu gikundana utarabibonaga. Niyo mpamvu bagira bati urukundo ni impumyi. Wabwirwaga kaseka amasara gaseseka biba byahinduye isura yuko aseka imisumari gaseseka. Mbere ko mbakurira iri donka minjiza ku ngingo y'umunsi w'abakundanye Saint Valentine banza mvuto tono. Samusoni wari warananiranye wivuganye intare wumwe yageze imbere y'umukunzi atsindwa bitagoranye. Hitler wahanga isi yose aho yanateje intambara ya kabiri y'isi na genocide yakorewe abayahudi iyo yageraga imbere y'umugore we Eva Braun yahitaga tuza. Urukundo ni rwiza runahindura benshi wavuga ibyiza by'urukundo yari bikarangira bamubangatanye mu bitaro. Uzi ko Salomo yashatse abagore 700 n'icorekeze 300 naromeye koko. Bahita nawe asesera mu maguru y'abagore barenga 200 nawe bamuseseka muri gereza. Sasa mbavanye mu bikari reka tuvuge kuri Saint Valentine. Tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka ni umunsi ahantu hatandukanye ku isi abatatswe amabara meza cyane ariko kandi higanjemo ibara ry'umutuku. Abakundana nabo bahana impano zirimo amabara yuzuyemo amagambo y'imitoma, indabyo z'amaroza atukura ubusanzwe bivuga urukundo rugurumana, passion, udusaha twiza n'izindi mana. Itariki yitiriwe Saint Valentine amakupura kuruko ashoboye umunsi ukababera ubuki ku buryo bamatana nk'ishati na karuvate nta gusigana. Ese bundi kuki uyu munsi wagenewe abakundana? Ese wakomotse? Ese Saint Valentine iki? Wikibazo bino bibazo turi kumwe ni nko kubaza padiri ngo ese uri umugaturika? Nanjye rero ndaje nkure mu matsiko ufite uyu munsi ujye wizihizwa neza uzi byose kuri we. Saint Valentine bundi se bivugwa mutagatifu, Valentine bivuze izina ry'umuntu nkuko wavuga Saint Aloys. Nkuko nayo mbisobanuye ko Saint Valentine bivuze mutagatifu Valentine ababyumvise neza bamenye ko uyu yahoze ari umupadiri w'umuroma. Ubwo rero i Roma ku ngoma y'umwami Claude w'umugome hari harugarijwe n'intambara zikomeye nyinshi maze uwo mwami agira ikibazo cyo kubura abasirikare barwanira igihugu. Ibi bikaba byaratewe nuko abagabo bari batoya kandi n'abandi batari bashaka bose bakaba bari bageze mu myaka yo gushaka bityo bakishimira kujya gushaka abagore aho kujya kurwana izo ntambara zabo. Mbese bishimiye gushaka ibyo by'intambara babihari inkongora arizo zijya mu ntambara kurya abanzi. Uyu mwami abonye ko bashyize imbere gushaka byaramurakaje bityo afata icyemezo cyo guhagarika gushaka kandi ategeka abagabo bose kwirinda abakobwa kugeza izo ntambara zose zigeze ku musozo. Aha yarakoze ishyano risa nko guca imyenda ngo wenda tujye twambara uko twavutse. Aha yarakomerekeje benshi. Wa mupadiri Valante ntiyanyuzwe n'icyo cyemezo cyafashwe ahita afata icyemezo cyo kujya asezeranya abakundana mu ibanga rikomeye.
nawe nkundiye nturimenye. Mu gusezeranya abantu mu ibanga yaragamije gusigasira urukundo hato rudacika nka nyakatsi, nawe akabikora mu bwihisho. Mu yasezeranyaga habaga harimo abasore b'abasirikari, ariko akabikora mu ibanga kugira ngo umwami Claude atazigera birabukwa. Nubwo yakomeje kubihisha, abanyarwanda bate niwatwika inzu ngo uhishe umwotsi. Byaje kumenyekana bigera ku mwami, icyo gihe Valante yarafashwe arafungwa. Bemeza ko agomba kunyongwa. Nyamuna simvuga ibyo kunyonga igare, ndavuga kwicwa kubw'uko yasuzuguye itegeko ry'umwami. Nyamara iyo atabigenza kuri iyo urukundo rwari buzabe nk'inkuru z'abakame mu bitabo gusa. Ku munsi wo kunyongwa cyangwa se kwicwa hari ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Icyo gihe Padiri Valante mbere yo kwicwa yari afite umukobwa wose yari umucungagereza. Uwo mukobwa yari impumyi, barakundanaga. Padiri mu rukundo kweri. Padiri Valante yaramusengeye arabona, yasengeye uwo mukobwa ahita arira amarira adakama. Uwo mukobwa mu busanzwe yazanaga ibiryo Valante agifunze. Hanyuma nawe agiye kwicwa tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri yandikiye agapapuro uwo mukobwa kubw'urukundo yamugaragarije igihe cyose yari inyuma y'amafera beto, amushimira muri byose. Padiri Valante rero nyuma yo gukatirwa igihano cyo kwicwa yaje gukubitwa amahiri anacibwa n'umutwe. Urugendo rwe ku isi rurangiriraho. Gusa ubwo yaragifunze ategereje ko igihe cye kigera, abantu bamuzaniraga indabyo, impapuro, bamukomeza maze bakazinyuza mu idirishya ryaho yari afungiye, kuko bamubonye mu rukundo niyo Kigali yakimukira muri Kongo. We yiyemeje kudatuma abantu b'isi bakundana za couple bagira ikibazo cyo gukundana hari, nawe yababeraga nk'umuhuza akabasezeranya. Niba wumvise neza, aho yari afungiye yahabwaga indabyo n'udupapuro. Kuva ubwo uwo uhita uba umunsi w'abakundana, aho warwaniye urukundo ko ruzahoraho yicwaga. Kuva ubwo kuri iyo tariki abantu bahanahana indabyo n'impapuro z'urukundo. Yishwe tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 270 mu gihe cy'ivuka rya Yesu Kristo. Mu bihe bya kera kuri iyi tariki abasore n'abakobwa bakinaga umukino wo kwihisha, abasore bakabashaka. Iyo umusore yatahuraga wowe wishe nta yandi magambo, ubukwe bwabaga bwemejwe ko mugomba kubukora mbere y'uko umwaka urangira. Mbega byiza, bakana kabatese ubwo byagarutse. Nubwo hanini uyu munsi ari uw'abagatolika ari bugenewe cyane, ariko amadini yose yarawuyobotse arawizihiza, nta dini ntari mwuvanyemo. Ubushinwa na Taiwan kuva mu 1980 kugeza none aha barawizihiza. Mu Buyapani ho niba bisanzwe kuri uwo munsi. Abagore n'abakobwa bategetswe kuzanira abagabo n'abasore bakorana za shokora zihenze cyane. Ubwo ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu abagabo ntabo bishyura cyangwa bagaha bashiki babo umwenda cyangwa se urukweto ndetse n'ikindi cyari cyo cyose gifite ibara ry'umweru, kandi genze byibura byikubye gatatu kurenza ya shokora yari yaguriwe. Tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu mu Buyapani yitwa White Day, umunsi w'umweru. Natwe abanyarwanda twabishyushyemo neza kurutana ba nyirabyo kuva mu 1998, n'aka kanya turawizihiza cyane cyane abanyeshuri bo mu makaminuza. Hagati aho uyu ni umunsi w'abakundanye, bitavuze ko mvuze abatagikundana, barakundanye ariko banagikundana. Uyu ni umunsi w'amakupura akundana. Abakundana nabo ushaka kamukora ku mutima ukamukuza agakoreho n'azagukora urukundo rungana nka Nyabarongo. Reka mubwira amagambo meza ne umubwira kuri uyu munsi, ariko yamubwiye n'ahari kuko huzemo ibinyoma ariko biryoshye. Irya mbere, nzakwanga ari uko ijoro ryacanyemo izuba. Irya kabiri, ubwiza bwawe bumeze nk'umuti wa sida, nta handi wabusanga kuri ino si. Irya gatatu, ubwiza bwawe bwabonwa n'utabona, ijwi ryawe rikumvwa n'utumva. Irya kane, iyo nkuri iruhande ntuzura ituze, ni wowe naremewe. Reka nkwibutse gato ubundi twikomereze. TikTok ni Sano Cheetah 2026, Facebook ni Sano Cheetah, WhatsApp ni imibare 10 itagusaba icya 10, ni 072 34 31998. Mbere kongera ku kadomo k'inyandiko y'iki kiganiro kibasakaza ubumenyi, banza wumve.
abantu babiri gusa batumye isi isa mu munsi w'urukundo usakara hose nk'ijwi riturutse mu ijoro. Ni padiri Valante wanakundanye n'umwangavu, aho se w'uwo mwari yari umucungagereza. Uwo mwari watemanye na Valante nako wakoze joteme na Valante, nako wakundanye na Valante yitwaga Julia. Kandi ibi byabayeho, ntiwikange ngo nagucira umugani ku manywa ngo ubwo uraba umuserebanya. Ibi byabayeho. Inyandiko zandika Valentine ariko bisomwa ngo Valante. Yari umupadiri mu gihugu cy'i Roma ku ngoma y'umwami Claude. Urukundo ye ngo nzakwanga ari uko Nyabarongo yatembyemo icyayi. Mubabwiza ukuri pe, ni kuri Saint Valentine. Abatagira abakunzi mboneye kubifuriza umunsi mwiza w'abatagira abakunze, nubwo nawe ubaho, ubwo ubaye uwo kuri mwe. Aba bafite icyo nirwe mu rukundo rwanyu, umunsi w'abakundana ubabere mwiza kandi ujye urubagarukira mukiri kumwe. Kandi nyamuneka uyu munsi mutanga indabo nimutanga indobo, mbese nimutandukane. Mu Kinyarwanda ni ndagukunda, mu Kirundi ni ndagukunda, mu Giswahili ni nakupenda, mu Kigande ni nkwagara, mwiringara ni naringiyo, mu Cyongereza ni I love you, mu Gifaransa ni je t'aime, mu Cyespanyol ni teyamo, mu Cyarabu ni uhabuki, mu Gishinwa ni wuwa anyi, mu Kinyakoreya ni salangeyo, mu Gihinde ni muje tumuse piyari he. Ngiye nk'imvura yo mu mpeshyi, nzagaruka nk'inkuba mu menye ibikorwa byanjye, kuko iyo ivugiye hose biramenyekana ko ariyo. Ndagushimira. Ngendi Sano Cira.